ese kumurera ndamubasha n'ibyo bisazi byose nawe wenyine ariko n'umwana wawe wikuremo nyine ko mufitiye impuwe ngiye kurya gira imbaraga muterure n'ibisazi byose tumujane mu masengesho base ndamera gute tugende ariko ingoko yari iryoshe wenyibagiza umwana wanje umwana wanje yasaze ngiye gufata ndahimutse ko ndarye nkuko umwana wanje yasaze imbere y'abana ntasoni ndacyabafashe se ikibazo nuko ndashobora kwiruka mana we tega tugende ino nibaza batekera ishuri ariko iwa baririye genda iriya gatuje kumureba yo uko niho yicaye ngatari ino ya nyama kaze mbereke ko umuntu wari yari uzi ukora ubereye ari he uyu hano papa uyu wewe wariye ni wewe umufata umusogo ni wewe wariye kamwe ngahe fata amaguru madanga fata amaboko madam mufashe ngwino kora makuvugira aho ngaho ni papa ngiro murengezi yiwe ndahaze cyane umuteru namufashe nje gahangana nkambi tiwari wavuze ngo nuhanga ni ushobora guterura ese hano no gwaje kumatenya ni wewe wariye arangute umugeri nta mugeri twamuhambira papa na murenge fata nabo byari Mada. Ureka kurira. Urabona umwana yatugwara yagumye kugwara. Ikintu tugiye gukora tugiye kumujana ku bantu basenga. Twamujanye ku bitaro biranga. Umva kandi kwa muganga ndi bovura ibisazi. Tugende tumujana duhamagara abantu basenga. Ariyo abasenga basigaye basaba ifaranga ariyo abafumu hano hepfo. Abafumu muwaje daso. Abafumu nibo bazabavura abafumu bazabita abaganga. Witubabaza kabiri witubabaza. Nibo tugenda tumusubiza abafumu kandi oya cyo si cyiza mwana we cyo si cyiza ndaguhanura tuzokunda nundi munsi tukiyumvira abafumu nundi munsi turababaye bana baje bakuza ukundi muzi ko ndi pasteur ndasoni kumva kandi nitumara unamusengera tuzomugurira ingoko uwo muntu uzosenga abayumva sizo faranga twako tuvuganye no kuyoko kandi ije gute none abayumva utamugura zikunda cyane nari mba mutekera karaje anti yose araje ese ndio wa musimero right ni wewe ayi nawe imana kumpera umugisha cyo gushaka abazagiyemo kandi genda urebe byo mu mbi wandi musengana dusenga nari sinaba byari nko hafi basi mu telefone nta nimero zabo mugihe wamugwiza tunga warahije niyo mwemba havu kandi gibo yifite n'ifaranga ntiyo rinda gusaba ifaranga niba yimugwiza tunga cyangwa reka muhamagara mfite nimero ziwe reka muhamagare nyamuhamagare zarambwiye ngo yitwa nde ni mugwiza tunga mugwiza tunga umuyobye witwa mugwiza tunga ngiyi ndazifite ayiwe afite n'amafaranga iceceke siko yatinze allo niwe muri aho neza nako turakomenta kibazo icyakora ibibazo turabifite turabifite ahubwo twaradukeneye mudufashe mudufashe twagize ikibazo twagwajije umuntu kandi twamujanye ku bitaro zaranze none dufasha dufashe ku masengesho nyabo turi hano mu rugo sawa urakoze cyane urakoze kabisa urakoze ihute turi kumwe hano sawa urakoze ngaho turagutegereje sawa urakoze cyane amen karibu
Karibu ngizo mpe. Umeze neza? Meze neza. Naam. Natwe tumeze neza. Noneho kunje bimeze. Umwana wacu yaragwaye kandi yagwaye ibisazi. Bajanye abantu bose byarananira. None ye mumuzane tumusengera. Twarabivugishije. Ako niko kazi dukora. Maze gufatana n'imihogo. Umwana masengero. Ari masengesho tumaze iminsi. Ako niko kazi kacu dukora. Yumvikana. Bwire kwizera. Umwana keruko yakize. Ko mufiye kudufatisha tukaba tuhageze. Akindi gisigaye. Nabonye telefone yawe nijoro. Avuga ndahudumiye. Ndavuga ngo ndaza kuhagera mfite imbaraga zose. None timubwira ikibazo ko twahageze. Turi kumwe n'umukozi w'Imana nawe Arakira ari hano. Nawe n'umukozi w'Imana namutoje mu zo gusenga nawe asigasenga cyane. Timubwira ikibazo ibyo bintu ni ibintu tumenyereye. Dufite imbaraga cyane turabasha gufata ari amahoro yose. Uko nawe azafata ibiho. Koyo azayifata cyane. Afite ikiyo nawe. Kecari kigufi. Ikirakura cyane ko asigara na bukebuke. Koresha. Nico kiyo. Sawa ntakibazo. Sinzi ushobora kuresha cyangwa se agusumba. Akiyo cy'Imana kiza kiba gitoro. Arabazagira kireke n'andi kigufi. Arabasha gusecha umusumba cyangwa yaboresha. Aho ndamubwira ati kiyo ciwe n'iciyo birebye. Ariko nisenga ndaje kumenya ikirekire mu zombi. Sawa. Reka ya mumuzane ga ngire vuba tu. Muzane wa mwana, muzane wa mwana. Imbaraga z'Imana. Ese madam ngune ucira hano. Cara data. Okay, cara. Umuyamishe hasi. Umuyamishe hasi. Yama mwizina rya Yesu. Yama hasi. Mwizina rya Yama. Fatira umuyamishe munabika amaguru. No, reka bitera gukora sikeya. Itumara sengere kuko nafite amapepo 23. 23. Kera mbonye Yewe ni menshi. kera Kutwe tutatu yabona ari yeye. tubona nta maso mufite. Reka tubase turebe baze ndabwiye. Tenda majabu Yesu. Oh Satan. Satan. Tenda majabu Satani. Izina rya Yesu. Rimwe kirariragiye. Mwebwe umutwe kwereke abiravuyemo mu izina rya Yesu. Pepo soka uvuze gute? Uragiye watatavuyemo pepo yarafashije yangahe yarafashije izina rya Yesu ni kibirananira bakunda no gufata imbugita sura muyimwereka shakira bahaye amaze kuvamo ngo mapepa atanu Yewe kumbe biraba. none murekeje avuyemo atanu kwereke kandi barambwiye ngo amapepo yagwaye bavuye ku mugabo witwa Satani we yamuteje uwo mugabo no kumusengera nawe turebe je gitekero na nimbonye aho kubwira tugire tugogwa mwaritse tugasengera Satani agakizwa none Satani nakizwa wenda aramugira imbabazi kwera ko abantu bakijijwe bazagira imbabazi tumusengere yakirese umwami n'umukiza Satani azakizwa. waravuze ngo usenge Satani akizwe cyangwa apfe. napfaga biramuguma mwuga akizwe amugira imbabazi bimukuremo hanyuma ubuzima bukomeye ufite imbaraga zo gusenga Satani wowe Turagira. tumwavuze ngo musimwe twabazanye ngo muzamusenga Musenga ayo mapepa avemwo. Ariko mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Satani sengera Satani akizwe arakomeye umuntu ko numva gira gutya bigire turebe mu izina rya Yesu waravuze ngo tugira iyo idea yawe nariyonye kahari waravuze ngo tugira gute dusengere Satani akizwe sico cyabazanye hano gusenga aho tumwe sengera Satani agakizwa yokizwa ariko none ndumbiwe yokizwa n'uyagiye koroherwa itsamaguru mu izina rya Yesu itsamaguru okay mu izina rya Yesu itsamaguru ngaho dusengera Satani akizwe sawa reka dusenge Satani naje niko mbonye tuye kumusengera Satani akizwe yakire Yesu umwami n'umukiza aya sinzi
none arakira ndi ndumukiza si Yesu sinzi umuntu mwakira sindamenye uwo mwakira satani nakizwa simbamenye mwakira ta Yesu mwakira satani kuko ntafite ukiza none arakizwa iki waravuze ngo tumusengere ngo niwe ari ukizwa Imana imugirire satani ga niye murimo ubwo nakira satani azoba akiza mukuranywa yanga asiga kandi yanga turasenga papa singira ngo batubwiye ngo abagabo nibo bashoboye kandi mwavuze ngo asigaye 10 oya yorohewe muri kure yasinziriye muri kure basura gutera imbere byarangiye asigaye pepe 10 ipepo ry'imbuga mwarikuyemo byavuyemo ndetse kubita hasigaye ryiki hasigaye ipepo ryo kuba ngeje gutora ubucafu ryo gutora ubusa muri kuremo mwuka zawe uzorikuramo n'ingaruka ubu yasinziriye mureke muhaze mwitonde nta kibazo umunsi mu telefone ejo zogaruka kandi iyo idea wavuze ya satani nangiye kubireba amasengesho nibyo mba ari ngombwa tuzomusengera kandi niba atari ngombwa naho tuzomenya iyindi gahunda dufata sawa uko byarangiye uko yasinziriye byarangiye mwizina rya Yesu ndarimagura ndashwanyaguza ndahotagura ndakandagana ndavunagura ndatemagura imbaraga zose zagiye mu mwana wanje zigatuma agwara amapepo mana we kandi none cyambabaje nukuntu amapepo yamugiyemo igihe cyiza bari bangura inkoko niki ndeka bari bangura inkoko yambabaje mata inkoko mwizina rya Yesu aya mapepo namuvemwo